Yo, this my people today, yeah. It's your shop boy, DJ Sky Missy Move, near Pablo Papito Pachamacado, Tigre Casco Pisto. It's your back and sharp boy to buy gun boy. You know the Shino the Vanny the Queen, your shop boy, DJ Sky Missy Move. Yo, my people, myself to Messineza. Ati se umeze fresh, umeze neza we mukunzi w'ikiganiro skesho. Kanizere ko umeze neza cyane aho tugiye kubana muri izi updates zigiye zitandukanye, aho natangiye nkwereka updates zirimo za trending kuri ino mihanda cyangwa se new brand giye kuza kuri ino mihanda igatitiza ino mihanda, aho ari new brand song ya Kade and Alikiba, aho bagufitiye indirimbo bise bebe ariko iri loading the art now for right now. So navuga ngo ni indirimbo igiye kuba trend cyangwa se igiye kuza guhindura amateka y'umuziki nyarwanda. So rero nkuko natangiye nkwereka iyo ndirimbo cyangwa se iyo sample y'indirimbo yabo, urabona ko ari vibes nziza cyane, ubona ko ari indirimbo igiye kuza kuba yajya muri competition n'indirimbo zo muri East Africa. Navuga ngo zirenze haba benda izageze zikorwa n'abahanzi nka Diamond Platnumz cyangwa se n'aba Wekibenta cyangwa se abadikenzo nyine, abahanzi ubona ko bafite amazina ari up. So rero for right now ntabwo ari izo songs cyangwa se iyo songs tugiye kuza kuvugaho. Iyo songs turuza kugira icyo tuyivugaho nyuma mu kanya ho gatoya. Reka tubanze turebe ku zindi update, ubundi iyo songs turayivugaho after. Inkuru zacu tugiye kwihera ku nkuru yaraye ivuzwe kuri Diamond n'umuhanzi Travis Scott, aho navuga ngo aba bombi navuga ngo hari umubano noneho basa nkaho batangiye wihariye. Inkuru irimo iravuga ni irimo iravuga ko ku mugoroba wo kuri wa kane nibwo Diamond abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yasangije abakunzi be amashusho y'umuraperi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo na wundi ni Travis Scott, arimo kubyina indirimbo ye yitwa Akumasava. Diamond Platnumz yongeyeho amagambo agira ati ntago biteguye ibirimo kuza mu mwaka wa 2025. Inkuru ikomeza igira ati byateye benshi kwibaza niba uyu muhanzi yaba afite gahunda gukorana n'indirimbo na Travis Scott cyangwa se niba avuga imishinga ikomeye afite muri uyu mwaka. So Travis Scott ni umuraperi cyangwa se ni umuhanzi navuga ngo ukomeye cyane, ugenda kuzuza amarena yo hanze yaba mu Bwongereza, kuko no tuzi ngo hari arena nini cyane ku isi. Aragenda iri arena akayuzuza akayuzuza. So rero ni jeune navuga ngo ukurikirwa cyane ndetse navuga ngo ukomeye, umaze kugira izina rikomeye cyane muri industry y'umuziki wa state, aho navuga ngo afite izina rirenze cyane pe kubera ko ni wa muhanzi ushobora gukora indirimbo ikaba yagira amabi ikagira 1 billion imagine views, ikaba yagira mu miliyoni magana. Urumva ni umuhanzi ukomeye ndetse navuga ngo umu upcoming uri kuzamuka neza cyane, kuko unirebye igihe amaze muri industry y'umuziki wa Amerika ubona ko nta gihe kinini aramara, ariko ukabona hit afite, ukabona yuko byibuze yaba ari umu legend ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So another update ni update ziri kuvugwa kuri Bruce Melody n'umuhanzi Sean Paul. Bruce Melody update zirimo ziravugwa nuko ngo harimo haritegurwa indirimbo ya Bruce Melody na Sean Paul, aho igomba ko yasohoka kabisa vuba hangaha, ngo baradutamo umuzigo. So rero turi kwibaza se indirimbo ya Bruce Melody na Sean Paul ni indirimbo turi bwitege imeze gute? Ni indirimbo twavuga hiki ni indirimbo twavuga hiki kubera ko buriya Sean Paul ni umuntu benda uzi gukora indirimbo ziri afrobeat cyane, ni umuntu twavuga ngo ukora indirimbo nyine ziruka byahatari. So ase hari kwibazwa Bruce Melody iyi afrobeat yabo, kuko bitewe na style wenda aririmbamo Sean Paul, turi kwibaza noneho iyo ndirimbo ya Bruce Melody na Sean Paul niba iri mu buryo bwa afrobeat, ese tuyitege iki? Ese iyo ndirimbo igiye kuza guhindura
industry nyarwanda se ije kuvana industry nyarwanda muri rwego cyangwa se kuyihe level noneho igeze kuyindi level imeze ute, kubera ko twabonye yuko byibuze n'ibikoranye nk'aba agent nk'aba ngaba foundation cyangwa se ritafari rya danje uvuze ati nkize ku muziki nyarwanda like wenda twabibonye kuva Bruce Media kwa Kundirimbo na Nshya twagiye tubona amastage cyane yagiye akubita hanze no hirya no hino cyangwa se mu bihugu byo hanze cyane, ukabona yuko hari ari ukuntu bari kwakira uwo muhanzi nyarwanda ariko mu rwego rwo kuba noneho yakoranye n'aba agent nk'abariya. So rero akatwitege iby'iyi ndirimbo se tumenye ngo bizaba byifashe gute, turebe na feedback izayivamo, ese industry nyarwanda y'umuziki izaba imeze ute. Izindi update katuvuge kuri no update ya Yamano kabisa, aho Yamano kabisa ibintu by'umuziki navuga ngo ubu ngubu biri kumuhira cyane ndetse ari kubigirirwamo amahirwe menshi cyane, aho minisitiri w'umuco ufite mu nshingano minisitiri w'umuco minisitiri w'urubyiruko minisitiri w'urubyiruko niwe navuga ngo waba warasabwe n'abanyaburera yuko yazabazanira Yamano akabataramira. So rero nawe adaciye ku ruhande yagize ati Yamano agomba kuba yamanuka akaza agataramira abanyaburera, kubera ko bamugaragarije urukundo imbere yanjye bamunsaba yuko ari we muhanzi ugomba kuza kubataramira. So rero uyu mujene byerekanye yuko burya yarenze imbibi za Kigali, yakomeje no hirya iyo za Musanze, arakomeza arazamuka kabisa amajyaruguru yose akaba yayakabye, aho barimo baramusabwa cyane ngo kuba yajya kubataramira. So rero ni ikintu cyiza cyane, kubera ko niyo urebye ku bahanzi dufite mu Rwanda cyangwa se tumaze kugira mu Rwanda akaba wahitwamo n'abantu bose bakagushyira mu majwi, nuko byibuza ari ibyo uba umaze gukora bibakora ku mitima. So rero akatwitege izo performance ari guperformingira abo baturage cyangwa se abo banyaburera abahereza ibyo ari byo. Kadusoreza kuri no nkuru twatangiriyeho yino ndirimbo ya Kade ndetse na Alikiba. Uyu Alikiba n'umuhanzi navuga ngo uri muri competition cyangwa se bivugwa yuko ahora muri competition n'umuhanzi Diamond Platinum cyane, yuko bose ni abanyamafaranga ndetse n'abanyahit cyane, cyangwa se ni abakozi b'umuziki wa Tanzania cyangwa se bamaje kuba bakora ibigwi byinshi cyane muri no industry ya East Africa. So rero navuga ngo kuba Kade yakwana indirimbo na Alikiba ni foundation cyangwa se n'intambwe navuga ngo ikomeye cyane y'umuziki kuri Kade, kubera ko uyu ni umurigent, ni umuhanzi navuga ngo buri wese upcoming aba yifuza kuba yakorana nawe, ndetse umuhanga ufite audience nini cyane imukurikiye. So rero turi kwibaza se iyi ndirimbo kwa ko hasote sample yayo, ese iyi ndirimbo ibuze gusiga umuhanzi nka Kade ahagaze kuri iyo stage. So nkuko bigaragarira ijisho cyangwa se ibintu by'ijisho ryawe watangiye ubona video, burya nakubwira nuko iyi ndirimbo iribuze gusiga amateka muri East Africa kuno muhanzi ngo ni Kade, aho navuga ngo iyi ni indirimbo igiye kubaka amateka ye ku muziki we. So rero nizo update twa turimo, ni update mbanguzane foreign ariko ngo tumenye se wagwane ku cyane niyihe yewe mwabanaga mu kiganiro Sky mwenyewe ya Pablo Papito Pachino mu kanal Tigre Kasiko Pisto, it's your packet shampoo Burger Boy, the Shine the Valley the Queen ya Shopo ya DJ Sky Move.